Abafashwe rero na aba 16 nabo bakurikira bari mu byiciro bo bibiri, icyiciro cy'abanyir'inganda n'abakozi bakora mu nganda zimwe zafunzwe. Abangaba tuberetse abafashwe rero twavuga aba Ingufu Gin hafashwemo 3, Ntihanabayo Samuel, ngira ngo izina rye murarizi, hanze aho ko bamwita, ni umuyobozi mukuru w'ikigo cya Ingufu Gin. Hakaba Twahirwa Fulgence, umugenzuzi w'ubuziranenge mu ruganda rwa Ingufu Gin, aribo bitwa ngo ba quality control, na Katushabe Donias, umuyobozi w'ishami ry'umusaruro. Ubu ngubu hamaze gufatwa abantu 80 mu gihugu hose. Aba 16 tubagaragarije bafatiwe mu mujyi wa Kigali. Iperereza kandi n'ubu rirakomeje. Ngira ngo ni operation yatangiye itariki 20 Nyakanga, ikaba izakomeza, kuko mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyaguranwa ubuzima, nta kintu na kimwe cyasimbura ubuzima bw'abantu, kuko ibi byose biri gukorwa ni kubw'ineza ya rubanda, kugira ngo ubuzima bw'abantu, ubuzima bw'abanyarwanda bukomeze kubungabungwa, hatagira umuntu wihisha mu cyuho icyo ari cyo cyose cyaboneka kugira ngo agwize amafaranga ariko yangiza ubuzima bw'abantu. Abantu rero bari gukorwaho iperereza bari mu byiciro nibura 5. Harimo abakozi bakora muri leta, bashinzwe ubugenzuzi, gutanga ibyangombwa mu bigo bya leta bitandukanye. Hari igice cya kabiri cy'abanyir'inganda, hari ikindi gice cy'abakozi bakora mu nganda zafunzwe, abayobozi b'inzego z'ibanze, ndetse hari n'abandi bantu bagiye bafatwa bakora mu buryo butazwi. Hanze aha babyita ngo bakora ngo kinyashyamba, ugasanga arakora inzoga ziri ku isoko ariko nta hantu na hamwe yanditswe, nta rwego na rumwe rumuzi. Abantu nabo bagiye bagaragara. Abafashwe rero na aba 16 nabo bakurikira bari mu byiciro bo bibiri, icyiciro cy'abanyir'inganda n'abakozi bakora mu nganda zimwe zafunzwe. Abangaba tuberetse abafashwe rero twavuga aba Ingufu Gin hafashwemo 3, Ntihanabayo Samuel, ngira ngo izina rye murarizi, hanze aho ko bamwita, ni umuyobozi mukuru w'ikigo cya Ingufu Gin. Hakaba Twahirwa Fulgence, umugenzuzi w'ubuziranenge mu ruganda rwa Ingufu Gin, aribo bitwa ngo ba quality control, na Katushabe Donias, umuyobozi w'ishami ry'umusaruro, aribo bita ba production manager Ingufu Gin. Hari n'abandi bafashwe bari muri ibyo bita Keri, n'uruganda cyangwa company Keri Test and Nutrition Rwanda, nabo hafashwemo 3. Hari uwo bita Oluwatosini Ajayi, ni umuyobozi, aribo bita ba operation manager ushinzwe ibikorwa by'uruganda. Kayihura Mudahogora Belinda, umuyobozi w'imicungire wahakorera ibikorwa, umuyobozi w'imicungire ariwe bita ngo site manager and production manager. Hakaba na Hamudun Alpha Peter, akaba ari supply chain manager. Uru ruganda rwa Keri Test and Nutrition bo bakora bya bintu mujya mwumva bita ngo ni flavor. Flavor mu Kinyarwanda ubwo ni bya bintu bihindura impumuro ndetse bigahindura n'uburyohe bw'ikintu. Uyu rero iyi company buriya niyo ya supplyingaga ibyo bita flavor muri aba bantu b'abanyenganda bose. Hanyuma hari n'abo bita Biohub
Ebenezer Company na Sakaza Fruits Processing, harimo Ndayisenga Juvenal akaba ariwe nyiri uruganda rwa Biohub, Gatare Eric nawe ni nyiri uruganda rwa Ebenezer Company, Safari Gilbert umuyobozi w'uruganda mu ruganda rwa Sakaza Fruits, babita factory manager. Noneho no kwa Sina Gerard na Sakaza Fruit Processing hari uwo bita Bereti Alexandre, n'uwo bita umuyobozi ushinzwe umusaruro mu ruganda rwa Sakaza Fruits production manager, na Uwishema Olivier umuyobozi ushinzwe umusaruro mu ruganda rwa Sina Gerard production manager. Kuri side ku ruhande rwo gukora ibinyobwa, ngira ngo murabyumva, uruganda rwa Sina Gerard rufite ibice bibiri byo gukora imitobe n'ibyo kurya. Uruhande rwafunzwe n'uriya rukora ibinyobwa bisembuye, aho ngaho muze kuhasobanura neza. Hakaba na Gahongayire Beatrice African Buffalo Production, n'uriya mu mama mwabonye winjiye mbere wari wicaye ku ntebe. Hakaba na Pifani Company and Lotus Medical Group, hari Iyakaramye Celestin akaba ari direct manager wa Pifani Company, Murungi Andre umugenzuzi w'ubuziranenge mu ruganda rwa Pifani Company. Hakaba na Imanishimwe Gaston nyiri uruganda rwa Lotus Medical Groups, akaba ari afite na farumasi. Ni ibintu biba bitangaje impamvu nk'abangabo umuntu abacaho akarongo, umuntu aracuruza imiti ariko ajya gusanga urasanga noneho aracuruza na ethanol mu buryo butemewe. Hari na Kiribazayire Valentine nawe afite imigabane muri Lotus Medical Groups. Abo rero uko ari batandatu, abo ngabo bari muri bya byiciro bibiri, ba nyiri inganda ndetse ba nyiri inganda cyangwa company n'abakozi muri izo company cyangwa inganda zafunzwe. Bose bafite icyita rusange kimwe, bahurira ku kinyabutabire cya ethanol. Turaza kubisobanura neza. Bakurikiranyweho ibyaha 4: guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima, guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, hagaragayemo n'icyaha cyo kunyereza umutungo no kwigomeka ku buyobozi. Bafungiye kuri za sitasiyo zitandukanye za RIB ya Kicukiro, Ndera, Remera na Nyamirambo. Dosiye zabo ziri gutunganywa mu gihe cyagenwe n'itegeko, zizoherezwa mu bushinjacyaha. Impamvu rero zashingiyeho zimwe mu nganda zafunzwe, ngira ngo muri operation yakozwe dufatanyije na polisi n'ibindi bigo bya leta bifite aho bihuriye n'ibi binyobwa bidasembuye, hakozwe operation. Akaba ari nayo mpamvu mubona twicaranye n'umuvugizi wa polisi, nawe araza kugira ibyo asobanura abanyarwanda mu buryo burambuye bw'impamvu ifungwa z'izi nganda. Impamvu rero zashingiweho ni nyinshi, ariko turagerageza kuzihina mu buryo bwumvikana kandi bworoshye. Hari ubwoko bw'inganda bubiri bwakozweho iperereza. Hari inganda zari zanditse zizwi, hari n'abandi bakoraga nk'inganda batazwi batananditse kandi bafite ibicuruzwa ku isoko. Abo bose bakozweho igenzurwa, barafatwa, izindi zirafungwa. Ibintu rero icyita rusange kimwe, ibintu bagiye bahuriraho byinshi, amakosa ndetse ariyo avamo ibi byaha, ni ukudakoresha ibipimo bizwi bipima ethanol ishyirwa mu binyobwa. Icyo ni ikintu bose bari bahuriyeho. Hari gukora nta ruhushya
rwo gukora rwatanzwe n'ikigo cyabugenewe, icyo bita operating license. Operating license, ugasanga umwe arakorera kuyataye igihe yaba expired, hakaba n'abandi bakora nta niyo bafite. Hari gukora nta S-mark. S-mark ni igenzura riba ryakozwe na kiriya kigo Rwanda Standard Board RSB, bigaragaza ko ibicuruzwa byawe biri kuri standard, bifite ubuziranenge runaka. Hari isuku nkeya nako ya ntayo ahantu hamwe, si no kuba nkeya gusa, hari n'aho wasangaga nta suku na nkeya ihari mu byo bakoraga kandi bijya mu buzima binyobwa n'abantu. Hari ikindi cyo kudakurikiza amabwiriza, icyo bita standard compliance procedures. Hari ugukorera ahantu hatabugenewe, ugasanga umuntu gukora hatabugenewe ni ukuvuga ngo mbere y'uko uhabwa icyangombwa bagomba gusura inzu yawe aho ugiye kubaka uruganda, ataba ari ahantu mu baturage, ahantu habugenewe hafite n'inzu yujuje ibyangombwa runaka biba bisaba. Akenshi wasangaga ashobora kuvuga ngo, nk'urugero nk'uruganda rwa Kelly ndarwifashisha kuko ari mu bagaragajwe hano, kandi yagize uruhare rwinshi cyane muri ibi bintu bitujuje ubuziranenge. Uwo Kelly and Test ni bamwe bakora ibyo bita flavors, aho wasangaga agaragaje ko agiye gukorera muri Niboy, akaba ariho asurwa, inzu ikemezwa ko yujuje standard, wajya gusanga ugasanga arakorera Kagarama. Ni nako byari bimeze. Ibyo ntabwo biba byemewe. Icyo biba bivuze ni uko ntabwo ushobora gukorera ahantu aho ariho hose, kuko iyo ushatse gukorera ahantu aho ariho hose ni ukuvuga ngo hari ikibazo cy'ubuziranenge ku bw'igicuruzwa uri buzane ku isoko. Gukorera ahantu hihishe, mu bwihisho, ugasanga afite uruganda yagaragaje rufite imashini rwiza, ariko urwo ni ukugira ngo asurwe gusa ahabwe ibyangombwa, ariko ugasanga afite ahantu inyuma hihishe hasa nabi, niho akorera. Ibyo ni iki? Icyo turaza kubisobanura. Ni kwa gushaka, ni wa mugambi mubisha wo gushaka kugabanya quality y'ibyo ucuruza kugira ngo wunguke menshi. Hari gukoresha icyo bita raw materials zitujuje ibyangombwa, gukora nk'aba production manager bafite babyigiye. Ntabwo ushobora gufata umuntu wize amategeko ngo umujyane ngo abe ari ujya gushingwa umusaruro mu bintu by'ibiribwa, ntabyo yize. Ntabwo wafata umuntu wize itangazamakuru ngo abe ari ujyanayo. Ni ukuvuga ngo hagomba kujya umuntu wize food science, wize ufite notion za chimie bijyanye n'ibyo uri gukora. Aho rero twasangaga inganda zasuwe zasanzwe harimo abantu bameze gutyo, badafite ibyangombwa. Abakoramo ni abakozi, akagenda akazana abakozi bo mu muryango we atitaye, we ugasanga aravuga ngo yitaye kubo mu muryango we cyangwa se abandi bantu, atitaye kuri ba bantu babyigiye. Ibyo nabyo ni muri bya bintu byo gushaka kugabanya karite kugira ngo abone umusaruro ukabije, inyungu y'umurenge. Gukoresha ibyangombwa by'ibihimbano, kubangamira ubugenzuzi ku mpamvu zo kugira ngo agire ibyo ahisha, gushyira ibinyobwa mu macupa yakoreshejwe. Ugasanga baririrwa batoragura amacupa, ayo macupa niyo agenda akajya kongera kuyakoresha, kandi buriya bari abantu ari amacupa bakoresha baba baremerewe ko akoreshwa rimwe, izaje unique. Noneho n'aya macupa yandi nayo bagiye gukoresha, ugasanga uburyo bw'imyogereze yayo
ntushobora kuba wumva uruganda nka ruriya ngo rwitwa ngo ni nguvu, kuba bacyogesha agati n'amazi n'icyango bagacugusa badafite imashini yabugenewe yoza ariya macupa. Uribaza rero uruganda nka ruriya rurasaga nkaho ari icyitegererezo. Ushobora kubaza ati izindi zifitemo ubushobozi buke uko zimeze. Kwirengagiza amabwiriza y'ibidukikije, ikintu cyo ni ikintu twagiye tubona, ugasanga umwanda uva mu ruganda urabangamira ibidukikije. Biriya bintu bimwe ari amaporoduwi amwe ubona harimo ibintu bya sida, ugasanga ibyatsi byarahiye, umwanda, amasazi aratumuka. Ibyo nabyo ni ibintu byagiye bigaragara. Imikoreshereze rero, ndagira ngo tuvuge ku mikoreshereze ya etanol nk'ikintu cyagaragaye kuri bose. Etanol murabizi ni ikinyabutabire gikoreshwa muri ibi bintu byo gukora inzoga zisembuye. Etanol ikinyabutabire kigomba kugira uko kibikwa, kigomba kugira uko gikoreshwa. Gukoreshwa nabi kwacyo bigira ingaruka ku musaruro, ndetse cyane cyane aho bibera bibi ku buzima bw'abantu. Mwumvise hari abantu bapfuye kubera imikoreshereze mibi ya etanol, hari abahumye. Izo ni ingaruka ziri direct. Ingaruka z'igihe kirekire rero nazo zigenda zihari. Ngira ngo Minisiteri y'Ubuzima yarabibatangarije ububi bw'iyi etanol. Ubundi ni ikinyabitabire kigira amabwiriza akigenga kubera ingaruka gishobora gutera ku buzima bw'abantu, nabivuze harimo n'urupfu. Ikintu cyagaragaye rero ni uko iyi etanol yagiye igaragara ibitswe ahantu hatabugenewe. Ikinyabutabire, ikintu cya mbere, ikinyabutabire cya etanol ni ukuvuga ngo iyo ukibitse ahantu hashyushye, hari ibyago bibiri gishobora gutera. Gishobora gutera ibyago by'ubushye, gutera inkongi, cyangwa se iyo bagishyize ku bushyuhe bwinshi, umwimerere wacyo uragabanuka. Iyo umwimerere wacyo uhindutse, gihinduka uburozi. Iyo gihindutse uburozi kigakoreshwa, byanze bikunze kizagira ingaruka ku bantu. Twasanze rero ahantu hamwe, ahantu hose, navuze ngo ikinyabutabire cya etanol imikoreshereze yacyo ni icyita rusange kuri aba bantu. Ntabwo bafite icyo bita ngo temperature calibration. Niba nk'ubu muri iki gihe cy'ubushyuhe uba washyizemo esi kugira ngo ya temperature cya kinyabutabire kigumeho, baragiye bayishyize ahantu, barafunze, baragerekeranyije, ndetse n'uburyo bibitswe n'abagenzuzi ntashobora kuza ngo acemo avuge ngo iki kidomoro cya litiro 200 gifite itariki yacyo ni iyi ngiyi. Ugasanga barabirundanyije ku buryo n'ibyabaye expire umugenzuzi ntashobora kubigeraho. Kandi uba ugomba gupima ikidomoro ku kindi, cyangwa ziriya container kimwe ku kindi. Hanyuma gukora ukuntu iki kinyabutabire gikoreshwa, urugero turafata urugero rw'ingufu G, aho bayivangira. Ni ukuvuga ngo aho bayivangira babyita ngo ni blending. Ni ukuvuga ngo kiriya kinyabutabire bavanga n'amazi, etanol bakayivanga n'amazi, bakagenda basukamo amazi kugira ngo ubukana bwa alcohol bugabanuke bugere ku kigero cyifujwe cy'inzoga runaka ushaka gukora, niba ari 42. Ni ukuvuga aho twagiye tugasuzuma, ubundi nka kiriya kigega bashyiramo bavangiramo kigomba kuba gifite navuga graduation yo kuvuga ngo hano iyo ugeje hano ni kuri litiro 20, 25, 30. Ibyo bintu nta biriho. Ni ukuvuga ngo basukamo, uje akaca hejuru akarungurukamo, akestima ngo iyo biri aha ngo biba birimo litiro. Ubwo ngubwo agashyiramo amazi gutyo. Icyo mugifate, ntimucyumve ko ari ikintu cyoroshye.
wumve ngo niba ushobora kuvanga utazi ibyo uvanga, eda urashyiramo alcohol, ethanol irengeje ikigero ku mubiri w'umuntu. Ntabwo kuvanga ari akantu koroshye, mubyumve mu buryo bw'ubuzima. Niba abakozi badafite standard bavuga ngo iyo bashyizemo aya mazi bakaba bashyizemo iya alcohol, iyo hari aya mazi ndashyiramo ikigero cya ethanol kingana gutya, akaba ari procedure SOPs tuziranyeho, ntahari undi akaza akaba yabikora, atari gukora ibyo bita kimeza. Tekereza gufata urwego mu kintu cya tanka cya litiro nka 500, umuntu agafata urwego akarungurukamo akavuga ngo iyo bigeze aha ngo buriya ngo haba harimo litiro izi n'izi. Ubikora ku kinyabutabire cya ethanol uzi ingaruka iyo kirengeje alcohol kigira mu mubiri w'umuntu. Ibi ni ibintu twasanze no mu ruganda rwa Nguvu, bamwe bafata nk'intangarugero. Kudakoresha ibipimo bizwi byemewe, ni ukuvuga ngo bitewe n'uko naramutse ndi buvange gutya, nintaha shift y'undi nawe naza bitewe n'uko yaramutse avanga uko, dushyire ku isoko muri packaging neza, namwe muyamamaze. Aha hantu ngira ngo iki nicyo gihe cyari kigeze ko ibintu bihagarikwa. Urundi rugero, inkomoko ya ethanol. Buriya ethanol nibyo bayita neutral spirit, ni ukuvuga ngo niyo raw material, niyo basis, raw material. Ubwo raw material ni iki? Murayumva, muraza kwisobanura yumva. Ni ibyifashishwa by'ibanze. Ni ukuvuga ngo ibyo byifashishwa by'ibanze ababitumiza, ubundi wo utumiza ugomba kugira icyo bita ngo certificate of analysis for imported alcohol. Uwabyohereje ntabwo yamwandikiye iyi spirit cyangwa ethanol ikozwe gutya na gutya, iriho quantity, ubukomere bwayo n'ubukarihe bwayo buri kuri iki kigero. Yarabimubwiye gutyo gusa, undi nawe arakira araza arakoresha. Ntizerekana nizi neutral spirit, ntizerekana ibikoresho fatizo zakozwemo. Shobora kuba yarakozwe mu kintu tutazi icyo ari cyo. Ibyo bita rero blending cyangwa mixing na production of finished product, ni ukuvuga ngo ni cya kinyabutabire bavanga n'amazi bagashyiramo flavor, bangiza bagashyira ku isoko. Hari imiterere y'ibitanga impumuro, iriya flavor. Iriya flavor cyangwa impumuro, ngira ngo niko twemeranyije ururimi nibwo dukoresha flavor cyangwa impumuro. Bimwe bidufasha kumva ngo iyi ngo irahumura ngo nk'inanasi, irahumura nk'inkeri cyangwa umwembe. Izo flavor supplier ni witwa Kelly and Taste, twagaragaje niwe supplier. Usupplyinga, reka twifashishe ingero ebyiri. Niwe usupplyinga Inguvu Gin, ni nako bimeze. Kelly and Taste asupplyinga Inguvu Gin ku bijyanye n'iyi flavor. Hanyuma uyu Kelly and Taste we nta n'icyangombwa na kimwe afite kimwemera gukora. Ni ukuvuga ngo ibyo akora ntabwo tuzi ubuziranenge bwabyo. Ni ukuvuga ngo n'ibigize ibyo bita chemical composition of flavors ntizizwi, kuko n'ibyo amuha nawe ntabyo aba yanditseho. Kandi noneho ntushobora gusanga ngo flavor addition iri documented gutya ngo ugende mumaze ngo we Kelly iyi flavor ukora ikozwe n'ibiki, ngo akubwire ngo harimo iki ku kigero runaka, ntabyo afite. Ubwo ubone usupplyinga bano bantu bakora spirit, bakora ibisembuye byifashisha flavor bari muri kigo, bano bose nta na kimwe abafite.
Ah, ibyo ngibyo uhita wumva ingaruka biri bugire kuri icyo twakwita produit fini. Ni ukuvuga ngo utanga impumuro ubuziranenge bwe burakemangwa, ukoresha nawe iriya etanolo ibyo akoresha nabyo birakemangwa aho biva, n'uburyo bw'imivangire yabyo byujuje ubuziranenge. Icyo ni ikintu leta itakwihanganira, kuko ubuzima nta kintu na kimwe cyasimbura ubuzima bw'abantu, nta na kimwe, nta n'icyabaho. Iyo ibyo navuze ngo testing and quality control of finished product, ibi twita produit fini zijya ku isoko, usanga bibanda kuri za etanolo gusa. Ni ukuvuga ngo uriya wa quality control, mu isuzuma ryagaragaje ko uriya wa quality control icyo asuzuma cyonyine ni ukureba ngo ingano ya etanolo. Nabwo uburyo bisuzuma ni uburyo bwa kimeza, ni ibintu adafite protocol ngo avuge ngo biteye gutya. Noneho nta nubwo ashobora gusuzuma ngo ingano ya metanol irimo ni iyihe, cyangwa ibyo bita heavy metals, kuko no mu igenzura muri biriya bigega bimwe twagiye dusanga birimo ingese, kandi ariho bavuga ngo ba mixing cyangwa bakoresha icyo bakora icyo bita ngo blending. Blending ni uguhuza ibyo binyobwa. Ikindi nk'iriya kiri premises nababwiye, aho yaherewe ibyangombwa byo gukorera siho ikorera. Usanze yasabye igaragaza ko iri niboyi igiye gukorerwa inspection, bayisanga iri mu Kagarama. Hari ikintu mwabonye kuri ziriya product za ingufu, si ukwibasira uruganda ariko turarufata wenda nk'urugero, kuko ruri mu nganda zikora ibinyobwa bisembuye, ziri mu nganda nini zikora ibinyobwa bisembuye. Hari ikintu mujya mubona handitse ngo rum and gin, bavuga izina rum and gin, nimureba no ku mafoto hariho iza rum hariho n'iza gin. Buri kintu spirit runaka cyangwa ikinyobwa runaka kugira ngo cyitwe rum, buriya rum iva mu byo bita umutobe w'igisheke. Ni igisheke basya umutobe wacyo, bakawukorera icyo bita distillation, bakawucanira ku kigero runaka cy'ubushyuhe, bagakora icyo bita spirit ya rum. Iyo rero, iyo ngiyo niyo ashobora guhuza n'amazi, akagenda agabanya, akayigeza ku rugero runaka, agashyiramo flavor, ikaza yitwa rum. Ni ukuvuga ngo biriya mwanywaga ntituzi niba ari rum. Kandi bose yitwa rum, yitwa gin, byose bo bakoresha ikinyabutabire kimwe cya etanol. Etanol tutazi ngo iva mu biti. Ni ukuvuga ngo harimo no kubeshya abantu, kuko n'ibyo amuha nawe ntabwo aba yanditseho. Kandi noneho ntushobora gusanga ngo flavor addition is documented gutya mugende mumaze ngo keri iyi flavor ukora ikozwe n'ibiki, bakubwira ngo harimo iki, harimo iki, harimo iki, ikigero runaka ntabwo ufite. Ubwo uri gusapurayinga bano bantu bakora spirit, bakora ibisembuye byifashisha flavor, bari bano bose nta na kimwe bafite. Ibyo ngibyo uhita wumva ingaruka biri bugire kuri icyo twakwita produit fini. Ni ukuvuga ngo utanga impumuro ubuziranenge bwe burakemangwa, ukoresha nawe iriya etanolo ibyo akoresha nabyo birakemangwa aho biva, n'uburyo bw'imivangire yabyo byujuje ubuziranenge. Icyo ni ikintu leta itakwihanganira, kuko ubuzima nta kintu na kimwe cyasimbura ubuzima bw'abantu, nta na kimwe, nta n'icyabaho. Iyo ibyo navuze ngo testing and quality control of finished product, ibi twita produit fini zijya ku isoko, usanga bibanda kuri za etanol gusa. Ni ukuvuga ngo uriya wa quality control, mu isuzuma ryagaragaje ko uriya wa quality control icyo asuzuma
cyonyine ni ukureba ngo ingano ya etanol nabwo uburyo bisuzuma ni uburyo bwa kimeza, ni ibintu bidafite protocol ngo bavuge ngo biteye gutya. Noneho nta n'ubwo ushobora gusuzuma ngo ingano ya metanol irimo mu gihe cyangwa ibyo bita heavy metals, kuko no mu igenzura muri biriya bigega bimwe twagiye dusanga birimo ingese, kandi arimo bavuga ngo bamixinge cyangwa bakoresha icyo bakora icyo bita ngo blending ni uguhuza ibyo binyobwa. Ikindi nk'iya Premises nababwiye aho yahereye ibyangombwa byo gukorera siho yakorera. Usanze yasabye igaragaza ko iyi boyi igiye gukorera inspection bayisanga iri mu Kagarama. Hari ikintu mwabonye kuri ziriya product za ingufu, si kwibasira uruganda ariko turufatira nk'urugero, kuko buri nganda zikora ibinyobwa bisembuye, ziri mu nganda zikora ibinyobwa bisembuye. Hari ikintu mujya mubona handitse ngo rum and gin, bavuga izina rum and gin, nimureba no ku mafoto hari iza rum hari n'iza gin. Buri kintu spirit runaka cyangwa ikinyobwa runaka kugira ngo cyitwe rum, buriya rum iva mu byo bita umutobe w'igisheke. Ni igisheke basya umutobe wacyo bakawukorera icyo bita distillation, bakawucanira ikigero runaka cy'ubushyuhe bagakora icyo bita spirit ya rum. Iyo rero iyo ngiyo niyo ashobora guhuza n'amazi akagenda agabanya akageza ku rugero runaka agashyiramo flavor ikaza yitwa rum. Ni ukuvuga ngo buriya mwamaba ntituzi niba ari rum, kandi bose iyitwa rum yitwa gin byose bo bakoresha ikinyabutabire kimwe cya etanol. Etanol tutazi ngo iva mu kintu, ukuvuga ngo harimo no kubeshya. Iyo ari gin yo ishobora kuva mu binyampeke, ibigori cyangwa se ibirayi birimo isukari, nabyo bikorerwa ya procedure ya distillation, kubifata bakabifermenta. Gufermenta ni ugusabika, fermentation ni ugusabika, hanyuma bakaza kubikuramo bagakora distillation, bagacanira ikivamo, bakora umutobe bakawucanira ikivamo, ubwo niba ari ibigori ubwo tukaba dukoze gin. Wumve ko we iriya etanol azana we niyo bita ngo neutral spirit. Abeshya abantu binira, abeshya kandi biyigize nawe ntacyo azi, kandi noneho ni nini ubwo yakora gin gutera akora na rum, ubundi agashyiramo flavor. Ngira ngo icyo ngicyo nagerageje kubishyira mu mvugo yoroheje atari iya gisatisi ku buryo bwumvikana. Ikindi cyagiye kigaragara buriya abantu benshi batajya baha agaciro nicyo bita imifuniko cyangwa imipfundikizo y'aya macupa. Buriya imifuniko cyangwa umupfundikizo uba ufite igihe ugomba gukoreshereza. Iyo igihe kirenze uba ugomba, buriya imifuniko nayo iza yanditseho igihe igomba gukoreshwa. Iyo irengeje igihe runaka irataka. Impamvu ni iki? Ni uko iyo ipfundikiye, iyo ukoresheje umupfundikizo mubi bigira ingaruka kuri cya kinyabutabire cyangwa cya kinyobwa. Ikinyobwa gitakaza umwimerere, kandi mwumve neza ibintu biba birimo ibintu bya spirit, uko gitakaza umwimerere kikora n'ikindi kintu cy'uburozi. Ni ukuvuga ngo utabyumva ngo umufuniko merere w'ikirimo gipfundikiwe gitakara. Iyo umwimerere utakaye, urumva cya kinyabutabire kiremamo ibindi bintu rero bishobora kurema uburozi. Muri make rero tugerageje wenda kubihina mu magambo make, igenzura ku nganda zose zirimo iza Nubuji, izira za Keri, iza African Buffalo, icyo bita neutral spirit bose bagihuriyeho ni etanol.
itujuje ubuziranenge. Icya kabiri, flavor bashyiramo ibizikoze ntibizwi, na supplier w'izo flavor ariwe uyu K-Test ntabwo arakora atujuje ubuziranenge, arakora ataragaragaza ubusa, n'ibyo akora n'ibyo bashyira ku isoko ntibizwi ngo bimeze bigize n'ibihe. Ibyo byose rero bihita byumvikana ko n'icyo twakwita finished product cyangwa cya kinyobwa cyashyizwe ku isoko nacyo kiba cyataye umwimerere wacyo. Hari ikindi rero kugira ngo mbaganirize. Abo bantu n'ibyo koko bitwa abanyenganda, bitwa abashoramari, ariko hari ikintu cyagaragaye, umugambi mubisha. Aba bantu ibyo bakora harimo icyo bita umugambi mubisha wo gukora ibintu bifite standard ntoya kandi bakabikora nkana bagamije inyungu y'umurenge. Hanyuma ntibanamubwira abo bita customers cyangwa se consumers. Ibyo ni byo biza mu ndimi ziri tekinike, icyo bita adulteration cyangwa debasement, aribyo bita ngo making a product lower in quality by adding cyangwa using cheaper or unauthorized substances to increase profit without telling consumers. Icyo nicyo kintu bakorera abantu, icyo bita adulteration. Akifatira ikintu bita ngo gise ngo raw material aricyo ethanol, bakazabahuza n'amazi kuri low quality, bagashyiramo ibintu bitujuje ubuziranenge, bagakoresha abantu batabyigiye. Ibyo byose bagamije kugwiza inyungu, ariko noneho kigaragaza umugambi mubisha, bakakwereka ko ibyo baguha ari good quality, ariko batakugaragarije ko ibyo baguha biri kuri standard runaka. Urugero naguha, wowe waguze kariya kantu bita ngo ramu, hari izo ejo bundi tubona zanditse ngo ramu, wowe ukavuga ngo uri kunywa ramu ya heri, ko twabona ibigize ramu ibyo ngo ni ji, wumvaga bose ji. Ninde ukoresha spirit ivuye mu binyampeke nk'ikigori cyangwa se ibirayi kugira ngo akore spirit ivamo ji? Muri abo bose ninde? Aho rero humvikana umugambi mubisha. Ingaruka zirimo ni nyinshi. Reka mwanya umuvugizi wa polisi ababwire ingaruka ziri